that we can see. So that we can see. So that we can see. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Ndabasuje mu izina rya Yesu ni Evangelist Njamaro Eric guturuka mu itorero rya Zion Temple rikorera Kicukiro Centre. Umubyeyi wanjye ni Apotre Gitwaza. Imana yabwe icyubahiro. Tujye kuganira amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Itangiriro ibice 10 naho byaho na 2 guhera ku murongo waho wa 2 avuga amagambo akomeye. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Amen. Naho nashakaga dusubiremo kabiri. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Amen. Dutangire dusenga Imana. Ndagushimye nyakubahwa Imana, ndagushimye murengezi mwiza, wowe utajya ubura kugenza mu bushobozi bwawe, wowe wera kandi ukiranuka, wowe ubana natwe umunsi ku munsi, wowe uturinda amanywa na nijoro, ukatumenyera ubuzima bwacu uko bikwiye, ukatumenyera amanywa na nijoro, ukaturindisha amahoro n'igitanu ubutabazi bwawe, kubera kuri Imana ikwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishoboye iruta izindi mbaraga zose zo mu isi. Rero himbazwa iri jambo ngiye kuvuga rijyananze kubaho, rinduta imyaka, rindusha ubushobozi, iri jambo rindusha uburemere, rindusha gukomera. None Kristo herekeza iri jambo, reka ye kuba ngiye urivuze, kuko ngiye urivuze ndi icyondo mu cyondo no mukungugu mu mikungugu. Reka umucyo wawe urase, imbaraga zawe ziriherekeze, ubuntu bwawe buriherekeze. Data rihindure buri mutima wose, rigiraho riwuvana rigena aho riwugeza, kubw'izina ryawe rikomeye wera kandi ugakomera mu izina ryawe ku musaraba Yesu. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye umugabo bita Abrahamu cyangwa Aburahamu. Ibrahimu yabaye mu buzima avuka mu muryango utemeraga Imana cyangwa utarizeraga Imana. Ushobora kuvuka mu muryango utizera Imana, ariko ntibivuze ko udashobora kwizera Imana. Ushobora kuba mu buzima bubaho butaramenya gukora kw'Imana no guhindura kw'Imana cyangwa n'imigendere y'Imana, ariko ndibivuze ko udashobora kubana n'Imana, ndibivuze ko udashobora guhindura benshi, ndibivuze ko udashobora guhinduka muri wowe. Abrahamu yabaye mu buzima avuka kwa Setera. Uyu Setera yari umubumbyi w'Imana cyangwa w'ibigirwamana, yabumbaga imana zitandukanye. Uyu Tera yakoraga iz'Imana, yakoraga Imana nini agakora n'Imana ntoya, kukiza Imana zabaga zitandukanye. Bibiliya cyangwa mu mateka bavuga ko uyu mugabo yakoraga iz'Imana, yakoraga imana zitandukanye. Uyu washakaga umugisha mugari, iyo washakaga guhirwa cyane, iyo washakaga umugisha utubutse, waguraga ikimana cyari gihendinze izindi mana se yakoraga. Cyangwa waba ushaka amugisha muke bitewe n'ubushobozi ufite, waguraga akamana gatoya. Ndashima Imana ko Imana twizeye, Imana twakurikiye idasaba ko tugura inini cyangwa ntoya. Ni Imana ngari ibera hose icyarimwe. Ni Imana iba mu mujyi, iba mu cyaro, iba muri Rwanda, iba Afrika, iba South Africa, iba Burayi, iba Europe, iba Canada, iba Nairobi, mbega n'ahantu itaba, ibera hose icyarimwe. Haleluya. Imana ni Imana itabasha kwimurwa ngo imvura iguye. Ni Imana itabasha gushirwa mu gikapu ngo wenda uyimukane cyangwa uyitemberane. Ni Imana idategereza ko ibihe bihinduka ngo ihindukane n'ibihe, ibera hose icyarimwe. Halabist force. Ni Imana ishoboye, ni Imana ihindura, ni Imana itegeka bikaba, ni Imana ivuga bigahinduka, ni Imana isenya. Rero Abrahamu ngo yiga ku buremere bw'Imana, ayitekerezaho ngo yibaza Imana se yakoraga. Amaze kuzibaza aravuga ati bishoboka ko nubwo iz'Imana data zikora, nubwo iz'Imana data azibumba akabazimba mu byiciro bitandukanye, bishoboka ko hari Imana iriti yindi iz'Imana data akora. Bishoboka ko hari Imana ivuga, nubwo iz'Imana data akora zitavuga, ariko birashoboka ko hari Imana ivuga. Nubwo iz'Imana data akora zitanyeganyega, birashoboka ko hari Imana inyeganyega. Nubwo iz'Imana data akora zitagenda, birashoboka ko hari Imana igenda. Haleluya. Abrahamu yibaza iki kintu nk'uko buri munsi mu gitondo na nimugoroba wibaza icyakuvana mu byaha, wibaza icyaguhereza imbaraga zo guhinduka, wibaza icyatuma uva muri Uriya Bakarudayi ukegera ubwiza bw'Imana. Igisubizo n'ahantu kiri rero ni uguteka
gutekereza imikorere y'Imana, ugatekereza ubusabane bwawe n'Imana, ugatekereza icyo Imana yakora gikomeye mu buzima bwawe, bikabikubera uburemere bwo kuguhungisha icyaha n'igisa nacyo. Bwana asifiwe. Aburahamu yaradahindurirwa izina yitwa Aburahamu. Uyu Aburahamu atekereza ku buremere bw'Imana, atekereza ku Mana. Aravuga ngo nubwo data akora izi Mana, hari Imana itandukanye n'izi Mana za data. Hari Imana itanurwa, hari Imana itabikwa, hari Imana itimurwa, hari Imana itandukanye n'izi Mana. Ngo azitekerezaho abona hari indi Mana itandukanye nazo. Amaze gutekereza ku Mana isumba isi, amaze gutekereza ku Mana yaremye isi n'ijuru, amaze gutekereza ku Imana yamutekereje ikamushira ikamubeshaho, aravuga ngo ni ngombwa ko nkurikira Imana itandukanye n'izo data yabumbye. Haleluya. Amaze gutekereza kuri izi Mana za se, ngo afata kimwe kibombora hasi. Amaze kukimena abona ko Imana sakora zimeneka, abona ko Imana sakora zihomana. Reka ngubwire, Imana wizeye ndigiterwa kudeta. Imana wizeye ntabwo igikono de fostance, ntabwo igikontororwa. Imana wizeye ntabwo ifshimutwa. Imana wizeye ndikomwa hasi. Imana wizeye irihagije. Imana wizeye ifite ubushobozi. Imana wizeye guterera muri karande. Imana wizeye kuvana muri uri abakarudayi. Imana wizeye kuvana mu businzi. Imana wizeye kuvana mu busambanyi. Imana wizeye gukura mu butinganyi. Imana wizeye gukura mu bapfumu. Imana wizeye ubwo bushobozi rabufite. Reka ngubwire mwene data, utagira kwizera upfa vuba, utagira kwizera unamuka vuba. Kwizera egare kugera ku Imana kubikiye mwene data. Aburahamu ngo amaze kwitekerezaho, amaze no kwiyunira, amaze no kwibaza ngo nuko Imana iri mu bwami bwayo bwo mu ijuru ivuge, imuhamagara amagambo meza, imuhamagara mu izina ryiza, imuhamagara mu ijwi rituje. Reka ngubwire, Imana ntabwo Imana igibangamirwa. Imvugo yose wayihamagaramo irabyumva. Iyo usomye igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditse na rukavuga amagambo akomeye ngo nuko Yesu arimo aragenda, cyangwa ugeze muri Yohana ngo Yesu arimo aragenda ngahura n'umugabo bita Baritomayo. Uyu Baritomayo yari yaravutse ari impumyi. Ntabwo nzi ikiguhumije muri iki gihe, ntabwo nzi ikiguteye guhuma. Urugo rwatumuhumye, akazi kawe ukoze ukaba bakwirukanyemo gashobora gutuma utakireba, akazi ukora bitagenda gashobora gutuma uhuma. Ariko hari imbaraga z'Imana zagukora ku maso ukareba. Hari imbaraga z'Imana zahumura amaso yawe, zahumura akazi kawe, zahumura ubushodesti enema, zahumura urubyaro rwawe. Reka ngubwire mwene data, aho waruzirikiye hari Imana yabana nawe. Haleluya. Iyo wamaze kuva muri uriya bakarodayi, iyo wamaze kuva mu businzi, iyo wamaze kuva mu butinganyi, iyo wamaze kuva mu bapfumu, iyo wamaze kuva mu bujura, iyo wamaze kuva mu rwangano, iyo wamaze kuva mu moko, iyo wamaze kuva mu bidafite umumaro, Imana ikwita izina, Imana iguhindurira amateka, Imana iguhindurira icyerekezo. Twabaye mu buzima tubutagira ipantaro, ariko uyu munsi tumaze kwizera Imana twambara ipantaro tukarerwa. Twabaye mu buzima twari dushonje, ariko uyu munsi twizeye Imana dufite ibyo kurya tukajya tugahaga, kubera ko hari Imana ihindura amateka. Hari Imana ifite ijambo rya nyuma. Hari Imana itekereza uko abantu badatekereza. Hari Imana igambirira uko abantu batagambirira. Hari Imana ivuga ijambo. Hari Imana igihindura amateka. Hari Imana igisobanura ibisobanye. Hari Imana igica igisuzuguriro. Wowe wari umaranye amarira igihe kinini mu mashuka, hari Imana yaguhoza. Wari umaranye agahinda igihe kirekire, hari Imana yakakumara. Wowe wacuruje ugahomba, hari Imana yakungura. Wowe warana umubabaro udashira, wowe urota amadayimoni ijoro n'amanywa, wowe umunsi ku munsi, iyo uryamye ndusinzira, hari Imana yakwibuka, hari Imana yakuzura, hari Imana yagukiza. Kuko ijambo riravuga ngo nkunda abankunda, abashakana umwete bose bazambona bene data. Haleluya. Uyu Aburahamu akimara gutekereza ku Mana, akimara kwibaza ku mikorere y'Imana, akimara kwiga uburyo Imana ibaho, akimara
kwiga uburyo Imana ihindura amateka, akimara kwiga uburyo Imana yubakira umuntu, akimara kwiga uburyo Imana ihindura umuntu izina, akimara kwiga ku Mana ivuga, akimara kwiga ku Mana ihindura imibereho ya muntu, ngo ahita afata icyemezo cyo kureka Imana se yabumbaga, cyo kureka Imana se yakoraga, ngo aravuga ngo ngiye gukurikira Imana. Yitaba umuhamagaro w'Imana, yitaba ubushake bw'Imana, yitaba ubwiza bw'Imana. Mwene data, igitumye utagenda neza, igitumye udahagaze wemye, nuko utaremerera ubushake bw'Imana ngo muri wowe, nuko utaretaba umuhamagaro w'Imana. Niyitaba Imana Imana Stifoa, niyitaba umuhamagaro w'Iyera, izaguhindura ubwoko bukomeye. Niyitaba Imana ukemerera umugambi wayo ukakubaho, ukemerera umuhamagaro w'Imana, Imana izakuvana muri ubwo bukene, izakuvana muri ubwo butindi, izakuvana muri ubwo bugumba. Banzure ahantu utinze, banzure ahantu wicaye, umenye niba utaradesi enimo, utarasuzuguye umugambi w'Imana, niba utarapinze umuhamagaro w'Imana. Imana irarika bitandukanye, Imana ikoresha bitandukanye. Reka nkubwire nshuti, Imana ishobora kuguhamagara uri umuswa, ariko ndi yagukoresha uri umuswa. Imana ishobora kuguhamagara uri umuturage, ariko ndi yagukoresha uri umuturage. Bibiliya ivuga ngo Imana ni seriye, kandi bana n'abari seriye. Iyo utari seriye mu mutwe, Imana ndikora n'umuntu utari seriye. Imana ibanza ikakugira tayari mu bitekerezo, ikakugira muzima mu mibereho, ikakugira muzima mu mutwe wawe, ikaguteza imbere mu bitekerezo, ikaguteza imbere mu mubiri, ikaguteza imbere mu mwuka, kugira ngo nujya guhamya Imana n'abazabona uruguhamya ishobora rwose, bazamenye imbaraga ziyuhamya, bazamenye ubushobozi bw'iyo uvuga, bazamenye uburemere bw'iyo wabonye. Mwene data, haleluya. Inje kubabwira Imana yasanze nari imbwa, irangije ihindura umugabo. Nje kubabwira Imana yasanze nafite ibyiringiro byo kubaho, irangije imbere ibyiringiro. Yasanze nazi ko nakubaka urugo nk'abandi, irangije inyubakira urugo. Yasanze natekerezaga ko nagira urubyaro nk'abandi, irangije imura urubyaro. Wowe rero wabonaga kuri nyuma y'abandi, wowe wabonaga ko ubuzima urimo nta foromire bufite, wowe wabonaga ko ubuzima urimo nta cyerekezo. Nega ngutangarize ko hari Imana ifashoboye byose. Hari Imana ireba ibabanye n'ibyo ureba, hari Imana ihabanye modesti enemos, iraba ibyikuri kumiri kure y'ibyo utekereza. Uko Imana igutekereza nuko agaciro, uko Imana ikubona nuko umumaro. Nega ngubwire ko uko abantu bakuzi ni ikinyoma, ariko uko Imana ikuzi niko kuri. Imana ifata icyo bita imbaraga zayo ikazirika mu ntege nkeya zayo. Wajya uyibona ukayibona nk'idafite ubushobozi, wajya uyibona ukayibona nk'idafite imbaraga, ariko yo yiyerekanye muri za ntege nkeya yabanje kwerekana, ikagaragaza imbaraga zayo, ikagaragaza gukora kwayo. Bituma Imana ihindura iresi enemo, izina ryawe. Warangiza wajya utambuka bakavuga ngo mbese Imana yuribahe. Reka baze babaza Imana usenga, reka baze babaza Imana wizeye, reka baze babaza Imana wiringiye. Reka ngubwire nshuti, umunyamasezerano atambukanye n'umuntu utaravuganye n'Imana. Uyu munsi niba waravuganye n'Imana, kimwe mu bintu bikubeshejeho ni imvugo wagiranye n'Imana, kimwe mu bintu bituma uryama ugasinzira ni indahiro wagiranye n'Imana, kimwe mu bintu bituma ugenda ugataha amahoro ni isezerano Imana yakubwiye. Muri yaravuze ngo izaturinda amajya n'amaza, ngo none no mu bihe bidashira. Rabaho nizemera ko ibirenge biteguzwa, ihora iri maso ntabwo isinzira, ikurinda ntisinzira. Ku manywa ntabwo uzatinya izuba, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Iyi Imana ifite amaboko nshuti. Reka ngubwire wari witakarije icyizere, reka ngubwire garukira aho ngaho, aho wari unamutse ni Imana ihagurutse, aho wari ubuze ibyiringiro ni Imana ije, aho wari ubuze ubushobozi ni Imana ije gutabara, aho wumvaga ko bikomeye ni Imana ihagurukiye, aho wumvaga ko nta buryo ni Imana itanze uburyo, aho wabonaga nta nzira wabonaga bagusohoye mu nzu, aho ni Imana ije kwishurira inzu, wabonaga akazi kabuze, aho ni Imana iguhereye akazi, wabonaga urubyaro rugucitseho, aho ni Imana yongeye kuruzura, ni Imana yongeye kubahereza agakiza. Urubyaro rwawe rwari rwarujwe n'urumogi, nabonye Imana inkura mu rumogi, mbona Imana inkura mu itabi, mbona Imana inkura mu nzoga, mbona Imana inkura mu busambanyi. Urubyaro rwawe rwari rugeze hari, wabonaga rugeze mu mworera, wabonaga rugeze mu mwobo, ariko hari Imana ishoboye kuruzura. Mwene data, haleluya.
twasomye ijambo Aburahamu. Uyu nguyu turi kuvugaho ni umugabo watinze ku Mana, ni umugabo wibanze mu by'isefo opayi, mu byiza Imana ikora abigendamo neza. Iyi Mana ni Imana idakangwa n'ibyacitse, ni Imana idakangwa na bwinshi bw'abantu, ni Imana idakangwa n'ibyinshi byaguhuriyeho. Reka ngubwire, aho muri izo nzitizi, aho muri izo ntambara, aho muri ayo makuba, aho muri ako gahinda, aho muri ayo marira, aho muri urwo rusaku, ni Imana ihagaze kugira ngo yiyubahishirize ku buzima bwawe. Uku kwezi kwa 10 ni ukwezi Imana igiye guhagarara ku muntu wasenze Imana neza. Uku kwezi kwa 10 ni ukwezi Imana igiye kwitamurura mu gihugu cy'u Rwanda, ni ukwezi Imana igiye kwitamurura ku Banyarwanda, ni ukwezi Imana igiye kwitamurura ku desanimo ku gihugu cy'u Rwanda, ni ukwezi Imana igiye gutambuka. Umurokore wabanye n'Imana, umurokore washikamye, umurokore utarakuruwe n'ibihe, umurokore utarahinduwe n'iminsi, umurokore utarahinduwe n'imidistanse, n'ibibazo ndarimo, n'ibigerageza arimo, agakomeza gutumbira ku musaraba, agakomeza kwiringira Imana, aho niyo igisubizo cye kigiye guturuka. Mwene data, haleluya, nshuti z'umusaraba. Kwezi kwa 10 ni ukwezi kw'imboneka rimwe ku muntu wasenze Imana, ni ukwezi Imana igiye kumeza imyaka ya benshi, ni ukwezi benshi bagiye gusarura, ni ukwezi benshi bagiye kubona umugisha w'Imana, ni ukwezi benshi bagiye kunezezwa, ni ukwezi benshi bagiye guseka, ni ukwezi benshi bagiye guhumurizwa, ni ukwezi benshi bagiye kubona ineza y'Imana, ni ukwezi benshi bagiye kubona iminduka y'Imana. Reka ngubwire nshuti z'umusaraba, 2020 ni umwaka abantu benshi bahuye n'intambara, ni umwaka benshi bahagarikiye ubutuzi, ni umwaka benshi basubiye inyuma, ariko ni n'umwaka benshi bari, ni umwaka benshi bambaye, ni n'umwaka Imana igiye kwitamurura. Reka mbabwire, uyu mwaka watangiye nabi, uyu mwaka watangiye bikomeye, ariko ni umwaka ugiye gusoza uhagazemo n'Imana, ni umwaka ugiye gusoza uri kumwe n'Imana, ni umwaka ugiye gusoza ugendana n'Imana, ni umwaka ugiye gusoza uri mu ruhande rw'Imana, ni umwaka ugiye gusoza Imana iguhagazeho. Agisida zatambutse zari nyinshi. Reka ngubwire nshuti z'umusaraba, muri samo y'Imana yabanye nawe, muri samo y'abateze moto uratahugera mu rugo amahoro, muri samo y'abagiye mu modoka ntiwahura n'impanuka, muri samo y'Imana yarakurengeye. Icyo ni kimwe mu bihamya bikomeza ko 2020 hari ipfundo Imana igupfundikiriye, ishaka kugupfundurira. Icyo ni rimwe mu bikwemeza ko hari amasezerano Imana yavuganye nawe, ishaka kuvungura, ishaka kuhambura, ishaka kuzamura. Yusomye igitabo cya Yesuwa ibice 5:9 haravuga ngo none uyu munsi ndakubohora ngukuraho iminyururu Abanyegiputa bakubohesheje. Haleluya. Uyu munsi Imana igukuye iminyururu, uyu munsi Imana igukuye igisuzuguriro, uyu munsi Imana igukuye igitutsi, uyu munsi Imana igukuye igisebo, uyu munsi Imana igukuye ikimwaro. Umva ngubwire wowe wari ufite ikimwaro cyo kutabyara, uyu munsi Imana igikuyeho. Wari ufite ikimwaro cy'urugo rwawe rwananiranye, cy'urugo rwawe wararaguriramo, cy'urugo rwawe wararagutukwa, wararagusongwa. Ni igihe Imana ije guhindura amateka, ni igihe Imana izanye ibyishimo by'umutima wawe, ni igihe Imana izanye umunezero w'ubuzima bwawe. Wabaga hanze urakora, ariko mu byo ukora ubona natera imbere ugeraho. Reka ngubwire nshuti, inyatsi yari kuzengereje, umuriganya wari ukuzengereje, hari Imana ifashe miri, hari Imana ibyicaye, hari Imana ibitsikamiye, iyavuganye nawe, iyaguhagurukije ku kibuga cy'indege i Kanombe, ukurira indege ukagenda, ikakubwira ko izabana nawe. Niyo yongeye kuvugana nawe, niyo yongeye kuwadeserebon kumbwira ngo nze ngubwire ngo komera yagendanye nawe mu bihe byari bikomeye, n'uyu munsi iri kumwe nawe. Iyabanye nawe mu bihe bitari byoroshye, uyu munsi iri kumwe nawe, kuko ni Imana ifite gukiza, ni Imana ifite gushira ikuzimu igakurayo, ni Imana ifite kwica no kurimbura, ni Imana ifite gukenesha no gukenura, ni Imana yera. Haleluya. Ni Imana ikomeye, ni Imana mutabazi, ni Imana umurengezi. Twasomye ijambo ryiza, uyu Aburahamu amaze kumvira Imana, Imana yamubwira ngo va mu gihugu cya so na nyoko ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu arahaguruka,
yaramaze kuva mu businzi, yaramaze kuva mu busambanyi, yaramaze kuva mu magambo, yaramaze kuva mu mashari, yaramaze kuva mu moko, yaramaze kuva mu matiku, yaramaze kuva mu nzangano, amaze kugenda mu nzu y'Imana ishaka. Iyo ugendanye n'Imana iguhindura inzira, iguhindura ubwoko bukomeye. Iyo ugendanye n'Imana iguhindura kwizerwa. Iyo ugendanye n'Imana ihindura ibyari bihome ikabihindura umugisha. Iyo ugendanye n'Imana ikoma ababisha. Iyo ugendanye n'Imana ikoma abadayimoni. Iyo ugendanye n'Imana ikoma ibigeragezo. Iyo ugendanye n'Imana icyaha imbaraga z'umwijima. Iyo ugendanye n'Imana icyaha ibigeragezo. Iyo ugendanye n'Imana hari bimwe mu by'Imana ikora bikagutangaza. Isomye muri Nebongo ibyo Imana ikora biradutangaza, nta n'uwamenya uko biri. Katugera ku musozo, ijambo twasomye ryavuze ngo nuko Abrahamu amaze kumva icyo Imana imushakaho, amaze kumenya umuhamagaro w'Imana, ikikudindije kuri uwo musozi ntabwo urisobanukirwa uwo uriwe. Ikikudindije muri icyo kigeragezo ntabwo uramenya icyo Imana igushakaho. Igitumye utinze mu matiku, igitumye utinze mu magambo, igitumye utinze mu busambanyi, igitumye utinze mu butinganyi, igitumye utinze mu guca umugore inyuma, igitumye utinze mu guca umugabo inyuma, ni ukubera ko utaramenya umugambi w'Imana kuri wowe. Iyo wamaze kumenya umugambi w'Imana kuri wowe uratera intambwe ukahava. Iyo umaze kuhava Imana iguhindurira amateka, Imana iguhindura icyaremwe gisha, Imana iguhindura umugisha, Imana iguhindura mu bwoko bukomeye. Abrahamu akimara kumva icyo Imana ishaka, akimara kwemerera Imana, Bibiliya ivuga amagambo akomeye, iravuga ngo nuko imuha amagambo meza, iramubwira ngo Abrahamu nzaguhindura ubwoko bukomeye. Iyo wamaze kuva muri Uriya Bakaludayi Imana iguha urugo. Iyo wamaze kuva muri Uriya Bakaludayi Imana iguha biro wicaramo y'akazi. Iyo wamaze guhindura destination kuva muri Uriya Bakaludayi Imana ikuzamurira umushahara. Iyo wamaze kuva muri Uriya Bakaludayi Imana ikubakira urugo. Reka ngubwire, uru rugo ni rwakubakwa ugifite abasore ugiteretana nabo kandi uri umubyeyi. Uru rugo ni rwakubakwa ugifite abagabo mu gihe heretana. Banza uve muri Uriya Bakaludayi Imana ikomeza umutima w'umugabo wawe. Banza uve muri Uriya Bakaludayi Imana ikomeza urugo rwawe. Ukiri muri Uriya Bakaludayi ni watera imbere. Ukiri muri Uriya Bakaludayi ni wazamuka. Ukiri muri Uriya Bakaludayi ntacyo wakwimarira. Muri Uriya Bakaludayi ubona inkumi nziza ukakurikije amaso. Ntabwo wabona y'umukobwa mwiza mwakubakana, ntabwo wabona y'akazi warambayemo, ntabwo wabona y'igikundiro hoya, kubera ko muri Uriya Bakaludayi urafatafata. Ariko iyo wamaze kuvayo Imana irakureba, yajya ikwitegereza ikakwirata, yakubona ukabona ubwoko bwayo, yakubona ukabona urumuriro, yakubona ukabona uri imbaraga, yakubona ukabona uri igihangange, yamanukira mu kiyubahishirizamo, kubera ko wamaze kugira iyo uva, wamaze kugira iyo wimuka. Reka ngubwire, kwimuka egare kuzamurwa. Iyo uri umusirira iteka ryose nabo mwiganye baragusuzugura. Nagusabye va ahantu wasiriye, nagusabye va ahantu watinze, nagusabye va ahantu wadesantimo. Iki ni igihe cyo kwimuka, si cyo gusibira. Abrahamu yemera umuhamagaro w'Imana. Emera Imana ikuyobore, emera Imana igendane nawe, emera Imana ikubake, emera Imana igukomeze, emera Imana ikugira ubwoko bukomeye. Imana ihita imubwira ngo nzaguhindura umugisha. Uzaba umugisha, uzaba ukomeye, uzaba kwifuzwa, uzaba agaciro, uzaba amahoro, uzacuruza wunguke, uziga ubona akazi, uzashaka rwubakike, uzabyara bige, uzubaka uve mu bukode, uzatwara imodoka, uzaba ukomeye, uzaba agaciro, uzabona visa, uzabona urubyaro, uzagira amahoro, uzagira ibyishimo, uzanezerwa, uzagera kure, uzatambagizwa, uzunjira mu ndege, uzagira nedevo, uzagirira neza abatagirirwa neza, kubera ko Imana ikubona nk'umuntu w'igishoro, kubera ko Imana ikubona nk'umuntu w'umumaro. Imana iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye.
uyu munsi Imana yantumye ngo nze ngubwire ngo guhindura ubwoko bukomeye. Imana yamwe ngo nze ngubwire ngo guhindura umugisha. Yamwe ngo nze ngubwire kugiza ubwoko budasanzwe. Yamwe ngo kugiza kwizerwa. Ariko biragusaba kugira iyuva, biragusaba kwitandukanya, biragusaba kugendana n'Imana, biragusaba gukora ibyo Imana ishaka, biragusaba guhagarara ku rugero rwiwe, biragusaba kubana n'Imana, biragusaba kwitandukanya kuko uri umunyamugisha mwene data. Uhereye uyu munsi Imana iguhinduriye izina. Uhereye uyu munsi Imana iguhinduriye kwizerwa. Habwa umugisha n'Imana, girirwa neza n'Imana. Imana igukomeze, Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana ikurengere, kubera ko hanyuma y'ibyaguhigaga, hanyuma y'ibyakurwanyaga hari Imana ikomeye, hari Imana iteye ubwoba, ikomeje kuba mu ruhande rwawe, ikomeje kukuneshereza kuko hari Imana igira neza. Reka dusenge Imana. Imana iguha umugisha kukurikirira ijambo. Imana iguha umugisha. Wowe wari ingumbi, Imana iguha urubyaro. Wowe wacuruza kugomba, Imana ikungure. Wowe byari byarapfuye, Imana ibizure. Wowe wari waranzwe abanyasuka amazu yawe, Imana yongere iyagarure. Wari uri mu manza waburanaga, Imana ikuritsindishirize, Imana ikuburanire. Byari byagucanze byakuyobeye, Imana yongere indura icyerekezo gisha. Wabonaga nta buryo, wabonaga nta nzira, Imana itanga inzira nsha. Reka ngubwire, wowe ugiye guhinduka, wowe ugiye kuva muri uriya bakarudayi ukagenda mu mamagaro w'Imana, ukagenda uko Imana igushaka. Hari impinduka ku buzima bwawe, hari ukugirirwa neza n'Imana, hari ukurengerwa n'Imana, hari gutabarwa n'Imana. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa. Hari ukubaka urugo rw'umugisha, hari ukugira ibyishimo, hari ukugira amahoro, hari ukuzamurwa, hari promosiyo, hari amahoro, hari ubutabazi, kubera ko iri hejuru ikurusha mbese enemo, ikurusha imbaraga. Biravuga ngo umuraba ukomeye w'inyanja, amajwi y'amazi menshi byiteye hejuru. Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Uwiteka reka arusha imbaraga ibyari biguhagaritse, umutima byari biguteye ubwoba, byari biguhangayikishije, byari biguhagatse mbega umutima wakaba wari ugeze kure. Imana igira ikirema, Imana igira igicikesha kuko hari Imana ikomeye. Imana senye buri muntu wese wari ngo mumuhereze urubyaro, wari ubuze amahoro umuhereze amahoro, wayanaga ibyaka byisangamo, uwo ngo mukomeze umuhindurire amateka, ubugingo bwabo barengere, ubugingo bw'ubukomeze. Uri mu Rwanda, uri Mozambique, uri Nairobi, uri Kinshasa, uri uri Kampala, uri Bujumbura, uri Tanzania, uri mu Rwanda, abo ngabo barakoze neza yawe. Abari muri Australia, abari Belgique, abari muri Canada, abari England, babone ukuboko kwawe, babone kugirirwa neza. Abari Finland, Sweden, babone ubutabazi. Abarwaye asima, abarwaye cancer, abarwaye sinusite, abarwaye umutima, abarwaye umuvuduko, abari mu bitaro badafite abageraho, babone ukuboko kwawe, babone imbaraga zawe. Ikiganza cyawe nikibabicira, imbaraga zawe nizibabeho. Ijambo ryawe Mwami rigenda rimena inguma, rigenda rihindura ibihome, rigenda risenye, rikubite, ribomboranye indwara z'ibyorezo. Abarotaga imyuka mibi, abarwanaga n'imyuka mibi, abatumaga batadeshe, imyuka yatumaga badatera imbere, abarotaga barwawe, abafungiwe amaviza, babone ukuboko kwawe, umugisha w'Imana. Abafungiwe amakwe, abadesiyememaye, abafite amarira yo mu ngo, abo barengere mucyo barasire Mwami. Udukirize igihugu, udutabare mu Rwanda, utabara abanyarwanda, utabara abanyarwandakazi, utabara ubuyobozi bw'igihugu. Imbaraga zawe ziganze, uturokoze neza yawe no gukomera kwawe gukomeze kugaragara. Iki cyorezo Mwami tugishizeho iherezo, iki cyorezo Mwami tukimanuraho imbaraga zawe, tukimanuraho umuriro, kugira ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda kibe mu mudendezo, kugira ngo twongere dusabane, twongere duterane, duhujwe n'umwuka wawe, duhujwe n'imbaraga zawe, kubw'izina ryawe rikomeye Yesu Kristo, amen. Ukurikira icyigisho cyacu mu buzima busanzwe ni kuri Nihinduka TV. Imana iguhereze umugisha kandi Imana ikugire neza. Shalom shalom, murakoze cyane.